Rayon Sport isaro ry'Inyanza n'ikipe cyangirira rwanjye n'ugutsinda nitwa gikundiro cya Ndabere umuvandimwe wa rubanda niba mugira ngo ndabashya mu bazafana banje n'abanyamakuru bari hano Suraho Rayon Sport Nyange isaro ry'Inyanza Nyanza imena mu Rwanda nta makuru n'ikirezi cya Kirisitu umwami na Muhamedi ngwino musore utsinda agatsindagira imidari umuriro w'ikire. Twongeye kubasaba inshuti bakunzi ba Royal Yacu TV. Kuri uyu munsi Royal Yacu TV iragaruka ku makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa mu ikipe ya Rayon Sport. Ni ikipe ya Rayon Sport ikomeje urugendo rwo kwiyubaka. Ni ikipe ya Rayon Sport umwaka utaha izabira ikipe ikomeye cyane nk'uko bikomeza kugenda bigarukwaho n'abari hafi y'ikipe. Ni ikipe ya Rayon Sport mu minsi yashize yari yaravuzweho gutuza nyuma yo kugaragaza ko itakiri ku isoko cyangwa se itakiri kugura abakinnyi nk'uko yari yaratangiye habura benshi isinyisha Osaluwe. Kuri ubu ngubu ariko ni ikipe ya Rayon Sport yongeyemo kugarukamo amakuru mashya. Niyonzima Olivier Sefu, Hussein Chabalala ndetse n'undi mukinnyi umwe nyuma yo gusoza igikombe cy'amahoro mu ikipe ya Asito Kigali bakomeje kugenda bavuga mu ikipe ya Murera. Ibi turakomeza kugenda tubirebera hamwe. Ese iby'abakinnyi bihagaze gute? Ese gusinya kwabo mu ikipe ya Rayon Sport guteganyijwe ryari? Aya makuru n'andi yose tubabwiye turaza kugenda tuyababwira hano kuri Royal Yacu TV. Icyo usabwa ni ugukora subscribe ukareba hejuru anara akazogera ugakandaho maze ko dushyize ikiganiro ukajya ugikurikirana mu ba mbere. Amakuru nk'aya ntahandi wayasanga atari kuri Royal Yacu TV. Ijambo meya ndaryumva nkumva budala se yamwise neza uwo ni Sekamana. Ku munsi w'ejo nibwo ikipe ya Asito Kigali yakinaga umukino wa nyuma n'ikipe ya APR FC. Hari bamwe mu bakinnyi ba Asito Kigali bari bamaze kuganira n'ikipe ya Rayon Sport bayibwira ko bategereje kuzareba ko igikombe cy'amahoro kizagenda ubundi bakabona kuvugana n'ikipe ya Rayon Sport, dore ko ngo shampiyona yabo cyangwa se yitwa sezo yabo yari kuzasozana n'ubundi n'igikombe cy'amahoro bagombaga gukina mu ikipe ya Asito Kigali. Kuri ubu ngubu ikipe ya Asito Kigali yarayegukanye igikombe cy'amahoro itsinze APR FC igitego kimwe ku busa. Benshi bari batangiye kwibaza bati ese abakinnyi niba koko baravuganye n'ikipe ya Rayon Sport aho niba bagiye kwisubira ko bagiye gusohokana n'ikipe ya Asito Kigali, ese Asito Kigali iremera kubarekura mu gihe iyi Asito Kigali igiye gusohoka? Nibyakomeza kugenda byibazwaho na buri umwe, ariko aho nk'uko bikomeza kugenda bigarukwaho ngo aba bakinnyi baba bakomeje kugenda babwira ikipe ya Rayon Sport ko biteguye kuba bayisinyira. Uwitwa Niyonzima Olivier Sefu we ati ndifuza kongera gukinira ikipe ya Rayon Sport nk'uko yakomeje kugenda bitangariza inshuti ze za hafi twakomeje kugenda tubibabwira mu gihe cyashize. Kuri ubu ngubu Niyonzima Olivier Sefu wari ugifite amasezerano y'umwaka mu ikipe ya Asito Kigali we barumvikanye n'ikipe ya Asito Kigali ko igihe icyo ari cyo cyose yakumvikana n'ikipe iyo ari yo yose ashobora kuganira n'ikipe ya Asito Kigali akayiha ibyo ayigomba bikubiye muri masezerano ubundi akigendera nk'uko bikomeza kugenda bigarukwaho. Inshuti za Sefu zivuga ko Niyonzima Olivier Sefu kubwe ngo gukina muri stade itarimo abafana ngo atari ibintu bye, ngo gukinira ikipe zitagira abafana ngo ntabwo ari ibintu bye, ngo ushobora kuba ari nayo mpamvu wenda ituma umukinnyi Niyonzima Olivier Sefu atikigaragara mu ikipe y'igihugu Amavubi, kandi ngo we kuri we aba yumva atanze byose mu ikipe ya Asito Kigali. Ni kuri izo mpamvu rero umukinnyi Niyonzima Olivier Sefu wakomeje kugenda yumvikana n'ikipe ya Rayon Sport. Kuri ubu ngubu ngo nta gihindutse. Niyonzima Olivier Sefu ku mugoroba ku isaha saa 12 ubwo ikipe ya Rayon Sport irabiri kuvugana n'abandi bakinnyi, Niyonzima Olivier Sefu ni umwe mu bakinnyi bitezwe kuganira n'ikipe ya Rayon Sport. Ni Niyonzima Olivier Sefu wakomeje kugenda avuga ikipe ya Rayon Sport ko yifuza miliyoni 20. Kuri ubu ngubu ikipe ya Rayon Sport ngo yaba yiteguye guha Niyonzima Olivier Sefu miliyoni 20 kugira ngo ikomeze mu kibuga hagati h'iyi kipe ya Rayon Sport. Ni ikipe ya Rayon Sport ifite Osaluwe nk'umukinnyi ufite amasezerano mu ikipe ya Rayon Sport y'imyaka 2 ikagira master. Ni mu gihe kandi uwitwa Muhire Keve uyisoje amasezerano Nishimwe Blaise ibyo bikomeje kuba agaterera nzamba nyuma y'aho uyu mukinnyi Nishimwe Blaise akomeje kugenda avugwa mu ikipe ya APR cyane. Ni Nishimwe Blaise wakiniye ikipe y'igihugu Amavubi imikino iheruka gukina yo guhatana itike yo kujya mu gikombe cya Afurika, ariko kandi uyu Nishimwe Blaise yakomeje kugenda agarukwaho ko ashobora kuba discipline yari nkeya cyane
ku birebana no kuba yakwitabira n'imikino ya Rayon Sport yakomeje kugenda asuzugura ikipe ya Rayon Sport, abenshi bakabisanisha nuko n'ubundi Nishimwe Blaise Mercato yashize n'ubundi yari yakomeje kugenda akorogana mu ikipe ya Rayon Sport ubwo yashakaga kwerekeza mu ikipe ya Aston Kigali. Kuri ubu ngubu rero abakunzi ba Rayon Sport ndetse n'abayobozi ba Rayon Sport bakavuga ko uyu mwana Nishimwe Blaise n'ubundi ngo bya bindi bye byaba byongeye kugaruka byo kubakwerekeza muri APRFC. Ni APRFC yakomeje kugenda igaragaza ko ishaka Nishimwe Blaise mu gihe ikipe ya Rayon Sport yari yarabwiye APRFC ko kugira ngo ibone Nishimwe Blaise uwo ni Perezida Ritadi ati mwatanga miliyoni 50 tukabaha uyu mukinnyi Nishimwe Blaise, ariko nyuma ikipe ya APRFC ngo yaje kwemera ko yatanga izo miliyoni 50 Rita yatabatera utwatsi ati amafaranga sinyakozwa. Kuri ubu ngubu rero igikomeje kugenda kivugwa ni swap deal, aho ikipe ya APRFC yifuza gutanga Byiringiro Rage ubundi ngo bakayiha umukinnyi Nishimwe Blaise. Gusa nk'uko bikomeza kugenda bigarukwaho uyu Jean Fidel Uwayezu ngo ntabikozwa ngo kubera yuko abona ko Byiringiro Rage n'ubundi ngo ntacyo yabaje gufasha ikipe ya Rayon Sport, ngo cyane cyane ko ikipe ya Rayon Sport kwiyubaka ishaka abakinnyi benshi mu kibuga hagati, mu gihe ikipe ya Rayon Sport yabifite Osaruwe no kuvuga ngo niwe munyamahanga ikeneye hagati, abandi bashobora kuba abanyarwanda. Ngo mu gihe rero yabitanze Nishimwe Blaise byayigora kubona undi mukinnyi w'umunyarwanda uri ku rwego rwa Nishimwe Blaise. Ni mu gihe kandi ngo kubaca ku mpande ekipe ya Rayon Sport nk'uko bikomeza kugenda bigaruka ngo ni ekipe ya Rayon Sport ngo yiteguye kuba yakomeza n'umukinnyi Ishimwe Keve nk'uko bikomeza kugenda bigarukwaho, ifite Ishimwe Keve ndetse ikagira n'umukinnyi bita Haji yakuye mu ikipe ya Rutsiro. Abangaba ngo ku mpande ngo ntabwo izabarekura dore ko uyu Haji afite amasezerano y'imyaka 2 mu ikipe ya Rayon Sport. Ni mu gihe kandi uyu Ishimwe Keve we yari yarasoje amasezerano mu ikipe ya Rayon Sport, ariko kuri ubu ngubu ngo bakashobora kwicarana noneho bakaganira agasinya amasezerano y'ubufisho mu ikipe ya Rayon Sport. Nubwo Ishimwe Keve akomeza kugenda navuga ikinyabupfura kitari cyiza, ariko kuri ubu ngubu namwe mu kintu akomeje kugenda avuga ko ashobora kongerwa amasezerano mu ikipe ya Rayon Sport akazakinira ikipe ya Rayon Sport umwaka utaha w'imikino. Ariko ekipe ya Rayon Sport kuri ubu ngubu nyuma y'uko ikomeje kugenda ivugana n'umukinnyi Niyonzima Olivier SF wasiwe gusa ikomeje kugenda ivugisha, hari n'abandi bakinnyi bari mu ikipe ya Aston Kigali, ekipe ya Murera bakunda gutazira Gikundiro ikomeje kugenda ivugisha. Abo ni bande? Reka tugaruke tubabwira. Isi banirirwa ndishaka isaro ry'Inyanza, isi banirirwa ndishaka isaro ry'Inyanza. Nyuma y'uko umukinnyi Christian wa Aston Kigali yakomeje kugenda avugwa mu ikipe ya APRFC cyane, kuri ubu ngubu uyu mukinnyi ngo yaba yarahinduye intekerezo. Ni nyuma y'aho uyu mukinnyi Christian n'ubundi ngo yarakomeje no kugenda yifuza gukina mu ikipe ya APRFC, ariko nyuma kubona ko adashobora gukina mu ikipe ya APRFC bitewe n'uko ikipe ya APRFC ifite niyo mugabo Claude gushobora kumuzitira, bigatuma umukinnyi kujya mu kibuga byamugora, atangiye gutekereza ukundi. Ni umukinnyi ikipe ya Rayon Sport n'umwe mu bakinnyi ikomeje kugenda iganiriza imubwira ko imukeneye kuri iyi nimero 3 y'ikipe ya Rayon Sport iriho umuvandimwe Jean Marie Vianney na Mujyanama Fidel. Kuri ubu ngubu uyu mukinnyi ibiganiro byabigeze kuri n'ikipe ya Rayon Sport ku buryo isaha ku isaha ashobora gusinya mu ikipe ya Rayon Sport, ngo dore ko ibyerekeranye no kuguma mu ikipe ya Aston Kigali atabikozwa cyane ko mu ikipe ya Aston Kigali mu minsi yashize yaje kumuzitira. Ubwo uyu mwana yari yabonye offer nziza ishobora kumufasha mu buzima bwe, ikipe ya Aston Kigali ikomeza kugenda imuzitira. Ngo kuri ubu ngubu rero uyu mwana Christian ashobora kwerekeza mu ikipe ya Rayon Sport. Ni mu gihe kandi n'andi makipe atandukanye akomeje kugenda amushaka, harimo Aston Kigali, harimo Polisi ndetse na Kiyovu Sport. Ariko kuri ubu ngubu ikomeje kugenda ijya kuri top, cyangwa se uko bikomeza kugenda bigarukwaho ikomeje kugenda imushaka cyane ni ikipe ya Rayon Sport iri mu rugamba rwo kwiyubaka. Ngo ni ikipe ya Rayon Sport igomba kugura abakinnyi bakomeye bigaragaje hano mu Rwanda, ikongera abakinnyi b'abanyamahanga turi buze kugenda tubabwira mu biganiro byacu biri imbere. Niyo mpamvu tugusaba gukora subscribe ugakora no kukazogera kugira ngo dushyire ikiganiro ujye ubasha kugikurikirana mu bambere. Si ibyo gusa ariko si Christian wenyine ukomeje kuvugwa mu ikipe ya Rayon Sport ukina kuri 3, kuko Hussein Chabalala uyakomeje kugenda avugwa cyane mu ikipe ya Rayon Sport. Imyaka igenda yishira, ariko kuri ubu ngubu ngo nta gihe gasibye ko uyu mukinnyi Hussein Chabalala ashobora kwisanga muri Rayon Sport muri uyu mwaka w'imikino. Ni umukinnyi ukomeje kugenda aganira n'ikipe ya Rayon Sport, ariko agenda yisaba ko barindira agasoza igikombe cy'amahoro ari gukina mu ikipe ya Aston Kigali. Ni umukinnyi ngo nawe ubwe bifuza gukina mu ikipe ya Rayon Sport
nk'uko bikomeza kugenda bigarukwaho na benshi bari hafi y'umukinnyi. Ni umukinnyi ukomeje kugenda agaragaza ko ashaka kuzamura urwego rwe, ashaka kongera akava hano mu Rwanda, ngo kandi arabizi ikipe ishobora kubimufashamo, ishobora kumufasha kugaragara neza. Ni ikipe ya Rayon Sport. Hussein Tchabalala ni umukinnyi wanyuze mu ikipe ya Rayon Sport mu mwaka wa 2018. Ya Rayon Sport yagiye mu matsinda ya CAF Confederation Cup, ikaza kuharenga ikagera muri kimwe cya kane. Nubwo yaje kugera muri kimwe cya kane idafite Hussein Tchabalala, ariko n'umwe mu bakinnyi bayifashije kugera mu matsinda, kuko ubwe yafashije ikipe ya Rayon Sport ubwo yatsindaga Costa del Sol basezera kugira ngo yerekeze mu matsinda, ayitsinda ibitego 2 wenyine, ikindi kiza gitsindwa na Muhire Keve. Kuri ubu ngubu rero uyu mukinnyi Hussein Tchabalala nanone akomeje kugenda avugwa mu ikipe ya Rayon Sport, ikomeje kugenda imwifuza cyane. Ni mu gihe ikipe ya Rayon Sport yabiri gushaka ba rutahizamu kuri ubu ngubu, ariko n'ikipe ya Rayon Sport yavuze ko ishaka ba rutahizamu 4 b'abanyamahanga, ngo kandi bari ku rwego rwo hejuru bashobora kuza muri shampiyona y'u Rwanda bagakora ikinyuranyo. Rayon Sport niyo mpamvu ikomeje kugenda iganiriza abarutahizamu batandukanye uretse Hussein Tchabalala, kandi ukomeje kuganizwa n'ikipe ya Rayon Sport. Kuri ubu ngubu Emmanuel Okwi, nubwo ngibyo bigisa nkaho bikiri urujijo, nubwo Emmanuel Okwi akomeje kwifuza ibya Mirenge, ariko ngo nawe n'umwe mu bakinnyi hari ngo Francis Christian yifuza Rayon Sport iri kwifuza Emmanuel Okwi, ikifuza na Hussein Tchabalala mu bakinnyi bakina hano mu Rwanda. Ni mu gihe kandi ikipe ya Rayon Sport mu bihe byashize twakomeje kugenda tubana yifuza witwa Jibril Hassan. Uyu nguyu Abubakar Jibril ukinira ikipe ya Mukura Victory Sport. N'ikipe ya Rayon Sport yakomeje no kugenda imwifuza, nubwo ikipe ya Rayon Sport iri kuvugwamo ba rutahizamu 4, ariko ngo biragomba kuba ari abakinnyi bamenyere shampiyona y'u Rwanda, abandi 2 akaba ari abakinnyi baturutse hanze y'u Rwanda, nk'uko bikomeza kugenda bigarukwaho n'abari muri komisiyo ya recruitment, nk'uko bikomeza kugenda bigarukwaho n'abari hafi y'ikipe ya Rayon Sport. Kuri ubu ngubu rero abakinnyi basanzwe bazwi muri shampiyona y'u Rwanda cyangwa se basanzwe bamenyere shampiyona y'u Rwanda bakomeza kugenda bavugwa ni Hussein Tchabalala ndetse na Emmanuel Okwi. Ngo bibaye byiza ekipe ya Rayon Sport yababona bose. Ukundere yabakeye ku mubiri no ku mutima, Hussein Biri na Sarita bambu. N'ikipe ya Rayon Sport kandi isoze amasezerano n'umukinnyi bita Muhire Keve ukomeje ibiganiro n'ikipe ya Rayon Sport. Reka abakunzi ba Rayon Sport bakomeje kugenda bagaragaza ko uyu mukinnyi Muhire Keve bakimwifuza, ubwo ikipe ya Rayon Sport yamaze gukubita ikipe ya Police FC ibitego 4-0, maze abakunzi ba Rayon Sport batangira kubwira Muhire Keve ngo ntazagira hajya azahaguma. Muhire Keve benshi abakunzi ba Rayon Sport bamufata nk'umukinnyi w'intwari, ntumukinnyi ikipe ya PRFC yifuje akiri umwana arayangira kugeza maginga ya numwe mu bakinnyi b'abanyarwanda banze gukinira ikipe ya APRFC ibashukisha amafaranga, ariko uyu mukinnyi we ababwira ko adashobora kuzabakinira kugeza avuye mu Rwanda. Ni umukinnyi Muhire Keve abakunzi ba Rayon Sport bakomeza kugenda bibonamo, dore ko nawe bwe ku giti cye yatangaje ko ari umukunzi wa Rayon Sport, bityo abakunzi ba Rayon Sport barushaho kugenda bibona muri uyu mukinnyi Muhire Keve. Kuri ubu ngubu rero akomeje kugenda avugwa mu bihugu bitandukanye by'Abarabu, ngo dore ko uyu Muhire Keve nyuma gusoza amasezerano mu ikipe ya Rayon Sport gashobora kwerekeza hanze, ariko ngo igihe umukinnyi atajya hanze nta kabuza n'ubundi azakinira ikipe ya Rayon Sport. Icyo yakomeje kugenda asaba ikipe ya Rayon Sport kugira ngo ayisinyire, ngo na n'ubu ngubu ngo arashoboka ko aricyo ashobora kubasaba. Icyo ayisaba ni ukwiyubaka ikaba ikipe ya Rayon Sport ikomeye, ikaba ikipe ya Rayon Sport ifite abakinnyi bakomeye. Uyu Muhire Keve rero kuba yakina mu kibuga hagati afite umukinnyi nka Ostalwe, afite umukinnyi nka Blaise Nishimwe, akagira Onana aca ku ruhande rumwe, akagira Hussein Tchabalala aca ku rundi ruhande, ngo byaba ari akarusho, ngo byaba ari ikipe nziza ishobora kubahesha igikombe cya shampiyona. Ni mu ikipe ya Rayon Sport kandi yakomeje kugenda yubaka ubwugarizi bwayo. Uwitwa Ngendahimana Eric wasinye ikipe ya Rayon Sport avuye mu ikipe ya Kiyovu Sport, ndetse na Hirwa Jean de Dieu wasinye ikipe ya Rayon Sport avuye mu ikipe ya Marine. Ahanga ikipe ya Rayon Sport ikaba ikomeje kugenda ishaka n'abandi bakinnyi bakina ku mpande aho bita kuri kabiri, nubwo ikomeje kugenda ivuga ko witwa Nizimana Karima Kenzi ashobora kongera amasezerano mu ikipe ya Rayon Sport. Ni amakuru rero yacu TV igikomeza gutohoza uyu Karima Kenzi abenshi bari bazi ko ashobora kuva mu ikipe ya Rayon Sport, ariko kuri ubu ngubu ngo ibiganiro byaba byongeye biratangira bishobora kongera kumusunikira kwinjira mu ikipe ya Rayon Sport, akaza yongera kuri Mucyo Didier Junior wamaze gusinya ikipe ya Rayon Sport avuye mu ikipe ya Bugesera. Ni benshi bakomeje kugenda bavuga mu ikipe ya Rayon Sport, ni ikipe ya Rayon Sport ishaka kwiyubaka ku kigero cyo hejuru. Reka dushimire mwese mwakomeje kugenda mudutega amatwi. Iyi ni rero yacu TV, gende musomera Modric amakuru ya Rayon Sport nakagaruka turayabagezaho umunota ku munota. Icyo usabwa ni ugukora subscribe, ukareba hejuru ahantu hari akazogera uko dushyize ikiganiro ukajya ugikurikirana mu mbere. Ushaka kuba natwe muri groupe zacu za WhatsApp watwandikira kuri 0788475691. Ciao ciao.
tugana i Kanombe twibire mu birere